bwira Florence ngo arakoze gukora ubusa. So wambabaje ndagira ngo uyu munsi tugendane neza cyane kuko nyuma yaho Nyakso Kanyabugande yifashe akajya kuri social media platform ze mu bihe turimo u Rwanda igihugu cyose ku myaka ye afite ndagira ngo nkwibutse ko umwana wavutse muri 2000 ubu aka kanya afite imyaka 25. Ntekereza ko uri umwe mu bantu bakuru mu mutwe macuwa wumva neza basobanukiwe neza bamaze kumenya neza amateka y'igihugu cy'u Rwanda. Mu myaka ufite wigenzure nturanarenga n'umupaka wa Gatuna. Sawa, wabaye mu Rwanda, wavukiye mu Rwanda, wonse amashereka y'u Rwanda, wari ibiryo by'ibinyarwanda. Ikintu icyo ari cyo cyose cy'amateka ibivugwa ibikorwa byose uri mu Rwanda. I think ko ubizi. Kabiri, iyo uza kubikiragiye utumva utavuga, it's fine. Ukifata gucyungana bro, gucyungana ukifata ukajya kuri social media platform zawe kumva ugakora ngo ama live sinzi ubwoko bwayo, sinzi ubwoko bwayo. Banyarwanda, buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Buri munyarwanda wese afite uburenganzira bwo kuba mu gihugu cy'u Rwanda. Yewe pe akanakora na shughuli ze zimutunga n'umuryango we n'abantu be, nta kibazo. Ariko ndajya mbibutse ko buri munyarwanda wese adafite uburenganzira bwo gukoresha igihugu ibyo yishakiye n'ubutaka bw'u Rwanda icyo yishakiye icyo ari cyo cyose. Afite uburenganzira bwo bikoresha, ariko ntago afite uburenganzira bworeka cyangwa se bushyira hasi iki gihugu. Hari intwari nyinshi zakimeneye amaraso, right? Bari bafite ibintu baharanira. Ibi bintu baharanira twese turabizi, barabiharaniye banabigeraho. That is why you see turasa neza, tumeze neza, amanyahanga aratwirata. Kubyumva? Ukubyumva? Turi smart mu mutwe. Yes, abantu baraniye iki gihugu no kugikuramo amahano. Weyo wifashe n'ubwenge buke ukajya harukirwa uvuga ubusa, sibyo? Gushengura no gukomeretsa no gufata igisongo ukagarura mu gikomere. We stop. Mu byukuri nkanjye Gatski inzego z'ubugenzacyaha, inzego z'igihugu zishinzwe gukurikirana ibyaha no gukumira ibyaha bikorerwa kuri social media, mudufashe buriya wenda haramutse hari nk'akanyafu ko gukebura
aba bana nimvuga abana ntabwo ari uko muri abana mu myaka muranakuze mwe muri bakuru, aba bana mu mutwe, kuko njya mbona ni n'abafite n'imvi n'aba we attention we are Rwandans, we are a clan, a tribe of Rwanda, which is called Abanyarwanda. We are not separated. Even if icyo uri cyo cyose, uri umunyarwanda, uri umunyarwanda. Because I don't know how where you take those effort to do something sinzi kuno nabyita like that. Izo mbaraga, where do you take it? Where it comes from? And I don't know. Hey. Muzivana mu bwenge buke, muzivana muki. Reba kungana, reba igihugu kuntu gisa. No. Nyakso. Ikintu cyonyine wenda ubundi bakomeje kugukebura bakubwira ati nyamara ibintu wakoze sibyo, yego ukomeza winangira umutima. Yes, urifata ukajya kumara ivadafite meaningless mu bihe byo kwibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi. Iyo ni imiryango yacu y'Abanyarwanda. Ukifata wowe ukomeza uko ukajya kwivugira ibyo wishakiye muri ibi. Ikindi kiyongereho, social media muri ibi bihe turimo ziba zikubiye gake, sibyo? Ntago ari igihe cyiza cyo kujya kwidagadura kuri social media no kwisanzura kuko unezerewe. Nyakso Kanyabugande kandi buri ariko reka mbabwire ikintu cyiza mbona. Wagize utya uraza uza kuri social media ati rwose mu mbabarire nakosheje nakoze ibidakwiriye, nakoze ibintu bidakwiriye, usaba imbabazi. Ariko nka RIB cyangwa ubuyobozi bwiza ntabwo ndi mu iperereza, nta n'icyo nshinzwe mu bijyanye n'ubugenzacyaha n'ifunga n'ifungurwa, nta n'icyo nshinzwe mu guca imanza, but I have a right of to criticize anything bad which can harm our society, because I am Rwandan. I supposed to criticize, I supposed to make a comment about anything which can harm our society, our youths, our young generations. I have that right. I have that right. So rero
ibyiza ababishinzwe mudufashe abantu nk'aba ni abana bacu n'abanyarwanda nabo ariko baba batanye. Ngize utya rero ni byiza ko niba hari akanyafu mucisha ku mwana wakosheje, ni byiza ko mwagira ikintu mukora ku buryo n'ubutaha batazabyibagirwa cyangwa hakagira n'undi wibeshye. Nyakiso wambabaje nakundaga ibikorwa byawe ariko wambabaje pe. Bwira Florence ngo arakoze gukora ubusa. Keti nakubonye. Keti nakubonye. Uzinze. Florence, thank you so much.